nawe numbuza kwinjira ndaguhita nta nusase bitwaye iki se njyewe nakoze ku gihe cyane yesu urimo n'ibiki uremera ko ninje cyangwa kubita njyewe stand by njyewe n'umukarateka wewe umuntu ujunyosha afite ibibazo nk'ibyanjye nawe bizura journaliste karateka na bet simperuka kunywa sinke nywa mayoga ariko ubwo no munsi nshaka guturika wenda nsadu Swede kate udupostinga utuka abantu bose komentari zawe Swede kate ariko ubu ni kurahaga ugafuka mu nyature yego sha nukuri kw'Imana ndagucomeka mwira amashi Jiza ngwi si wewe wari undi manganya shamari kate ndagiye subhana wa ta'ala shitani se reka tuza tuvugane ni mwebwe inatwe nitwe ahubwo se kagacupa nakohereza urakabonye Bigaze uwene zicupa wenda kate wapusiwe je te jure uri umwana w'Imana shani wenda kate sha nukuza utera isesemi uraza uvuga none bitumara iki shani wenda kate sha wagisambo bitwaye iki se baguteze ko bya bintu bikaze mama usheze uko nyuko bujaje ejo aho ndugukunda mu kanye bidomo ni kwabwa washe kumanyoko ni hatari kabisa ni post y'umunsi saa moya za nimugoroba unyibagirwe nyakuri ukuntu bigenze abanyamakuru bose baravuze bararangije baragiye kuvuga dekati arahasigara n'arafani aragira ngo ibintu byose bimene hanze uri ndo kubihakana oya ubashije umuntu uri muri depression naramuka asigaye gato tugakora ikosa kasigara ibintu byose arabishyira hanze so genda rumuterura umunzanire inbox unyibagirwe je te jure uri umwana w'Imana abana banje rukundo mwana wanjye ngwino twigende papa tugende ntago najyana nsize amaniga kanguye inama y'umunsi rero akantu keza kazakubaka ku buzima kamara mu boss kandi abo nkubeshya sibyo unyibagirwe ndi umwana musaza yola hawundi nkaho urambaza iki umuntu ujunyosha afite ibibazo nk'ibyanjye nawe bizura
we madamu je te jure ntabwo uri umwana w'Imana. mabona nakabanda yawe Yesu we itagitera nkora unyumvire urinda kubihakana oya ubajije umuntu uri muri depression. ariko ndayishibura ndagukobe Yesu urimo ni ibiki? nyamara ndumva urupfu rukuzunguza umurizo. uti wambwa wowe wambwa wari kwa mushenzi bito nawe Wabonye urira bari babi nyo sibyo kumwe abaturage ngomeje kubakunda ko imyumba atari ihene niyo warya wahetse imyumba ukagusinziriza umuntu aba agomba gusinzira akanaruhuka. Oya. Bitwaye iki se? urumogi ni rwiza. Lib office cyesheka gasoma inguge urakabiye ngo ujye wacaha. Lib office nigute ifata ugakoranya inama y'abana bane dupfukamunwa bambaye. Bitwaye iki se? kiniga kiramfasha. ninde utamba agapfukamunwa hano? ninde utamba agapfukamunwa hano? Bitwaye iki se? Ariko se murabashaka iki? Ko aricyo kibazo ko udusinduka muri iki gitondo dutakaza umwanya wacu kugira ngo tuvuge ibintu bifite substance tujye kuvuga these things. Cut the crap. Ibi ni bigaragaza ko budukwiriye kurangara kuba following. ubwo se ubwo urimo guha inama nyi abaturage. abantu tutagira umara bigiye nama ko bamamagaye bambwira ngo urimo arabigisha kunkura umugi niki. abantu tutagira umara bigiye nama ko bamamagaye bambwira ngo urimo arabigisha kunkura umugi niki. ariko rwose neza wabonye umupushayi wigisha abantu kunkura umugi. cyane banzibuka neza sinaherutse uri pasiteri. hajya ahubwo Yesu ashimwe mwa. abapushayi ni abakisha. It was at this moment he knew. rimwe kabiri gatatu